niba uri kurongora umukobwa ukunda, niba uri kurongora umugore ukunda, ushobora gusanga ari iyo mpamvu utigeze ubasha kubanza kwiyumvamo kugiye kurongora, ngo ubashe kuhereza ubwonko bwawe kugiye kurongora, ubashe kumva bikuryoheye imbere yo kurongora, ubashe kumva uri kucyifuza ati ndakibona gute, ugikoreho uvuga uti wow I'm done, ugikoreho uvuga uti wumve nyine urasaza uragishaka, wumve nicyo kintu ukeneye, ubone icyo wari ukeneye. So wamara gushyiramo imboro wacumita rimwe kabiri imboro ikabiraguye. Urumva hari ikibazo cyo kuko iyo kiryoshye cyane ahita arangiza, hari ikibazo cy'uko niyo byaryoha gute agerageza akishakamo kurangiza bikanga, hari ufite ikibazo noneho cy'uko ituri ya mbere yirangiye akarangiza vuba, ituri ya kabiri bitagikunda. Ni ukuvuga muri mwese muri kwibaza impamvu, kubera iki. Noneho buriya niba no kurangiza vuba, ufite ikintu cyo kutarangiza we afite ikibazo gikomeye cyane, bikaryoha akishakamo mu bwonko ikintu cyo kurangiza akakibura, kandi rwose biraryoshye nta kibazo. Noneho rero hakaba n'abagore bafite ikibazo cy'uko ari gushyukwa kikaryoha kigatota ntaribi, umugabo akayikoraho agakora ku mboro yamara gushyukwa agashyiramo, yashyiramo ikagwa irimo kiryoshye rwose. Hari umuntu ufite ikibazo cyo kutarangiza, ufite ikibazo cyo kutarangiza ndagira ngo mubwire impamvu. Umukore mu bwonko bwawe wifitemo ubushobozi bwo kurongora isaha ukarangiza mu gihe umupatena wawe yishimye abigusabye, ubwo bushobozi bwifitemo. Wifitemo mu bwonko bwawe kurongora ituru ya mbere karangira, ugashyuka ukarongora ituri ya kabiri karangira, ugashyuka ukarongora ituri ya gatatu karangiza. Kumva uwo mubiri wawe unyuzwe, ukumva urananiwe, ukumva iyo sex rwose muri satisfait mwese, ubwo bushobozi bufite mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe birimo, mu gihe nta cyabashije kwangirika ku mubiri wawe, nta sensibility nimwe yangiritse rwose, ubwo ibyo bintu byifitemo, ubwo bushobozi urabufite. Ufite ubushobozi bwo kurongora umugore akavuga ati wow ufite umugabo mwiza. Wa mugore wifitemo ubushobozi bwo kunyarira umugabo ukamuryohera, ewana ubwo bushobozi bwose hano burimo ukarangiza. Ndagira ngo mbabwire ngo umuti w'imibonano, umuti wo kubaka, umuti wo kwiyubakira ubuzima burimo pride, ishema, burimo kumva wishimye unezerewe mu mubiri kuko wakoze imibonano. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwo bushobozi bwose hano burimo kabisa. Hello everyone, ni Irene nk'ibisanzwe kuri Baho Family TV, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndabizi ko tujye kuganira ikintu cy'ingenzi, ngiye kuganira n'abagabo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, bafite ikibazo cyo kutarangiza. Ubu muri iyi minsi ikintu kiri kugora cyane abagabo, hari ikibazo cyo kuko iyo kiryoshye cyane ahita arangiza, hari ikibazo cy'uko niyo byaryoha gute agerageza akishakamo kurangiza bikanga, hari ufite ikibazo noneho cy'uko ituri ya mbere yirangiye akarangiza vuba, ituri ya kabiri bitagikunda. Ni ukuvuga muri mwese muri kwibaza impamvu, kubera iki. Noneho buriya niba no kurangiza vuba, ufite ikintu cyo kutarangiza we afite ikibazo gikomeye cyane, bikaryoha akishakamo mu bwonko ikintu cyo kurangiza akakibura, kandi rwose biraryoshye nta kibazo. Noneho rero hakaba n'abagore bafite ikibazo cy'uko ari gushyukwa kikaryoha kigatota ntaribi, umugabo akayikoraho agakora ku mboro yamara gushyukwa agashyiramo, yashyiramo ikagwa irimo kiryoshye rwose. Hari umudamu wabinyandikije kandi yambwiye ko araremerewe. Ibaze kumva ubishaka, wagiye muri mude yo kurongorwa, yewe uranaryoshye, ububabere buriho, urabishaka kumumura, abishaka nawe urabyumva ukuntu uba umerewe mu mubiri, yakishyira muri mude uko agiye kuyakira. Wamara gushyiramo imboro wacumita rimwe kabiri imboro ikabiraguye. Urumva umuntu ataremerewe afite ikibazo gikomeye. Ndagira ngo nsubize ibi bintu, ni ibibazo bisa nkaho ari byinshi kandi biri mu kintu kimwe. Nsa nkaho ngiye gusubiza mu buryo ngiye gutondeka gutya. Icya mbere reka mbere ku bantu barangiza vuba, ni nababwiye ubwa mbere ukuntu mwajya mubigenza, ariko ni ikibazo gikomeye gihora kigaruka. Hanyuma rero niba uzi ko urangiza vuba, sibyo ufite ikibazo cyo kurangiza vuba,
byanze bikunze hari ikintu wowe uzi kikuzamurira ubushake udashaka kuvuga. Eida hari amagambo wibwira, Eida ni amagambo ubwirwa n'umugore yaryohewe, Eida na ibobere bwinshi n'amavangingo, Eida nuko uba ushyizemo imbaraga nyinshi mu kurongora, sibyo bikakuryohera cyane. Eida mbese utwo tuntu mvuze n'utundi ntavuze n'utundi ntazi, ariko dushingiye kumva ko we hari ikintu ujya wiyumvamo kikuryohera cyane kikuzamura ubushake, ukumva ugiye kurangiza wa mugabo we. Ukuntu rero bigiye kugenda, nari navuze ngo umugore ajya gufasha akumetirize, amenye ngo umugabo wanjye arangiza bigenze bite, arangiza mvugije akaruru, arangije mvuze ngo ni icyaha, arangije avuga ngakira, arangije avuga renkigu, arangije avuga ari uko mvuze iri jambo wenda runaka. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba umugabo ugikeneye ko akurongora, aya magambo yakuzamuriraga ubushake, yazamuraga ubushake bwe, yihorere, reka kuyavuga. Kandi byakunda mbabwire, iyo umugore yifasha akavuga ngo njye ngo ntabwo narongorwa bucece ngo bikunde, ngo ngewe ngo ntabwo, noneho sakuza arangize ndeka aribwo bikitari bukuru, ndebe ko aribwo bigenda neza. Mw'abagore mwe tubwizanye ukuri, ntushobora kwihangana ukarongorwa uri mu cyumba kimwe n'umugabo wawe, mu kindi cyumba mwegeranye haryamyemo abashyitsi kandi ntibamenye ko warongowe. Tubwizanye ukuri ko bitajya bibaho. Ubu ntago bishobora kuba muryama mu nzu ntoya uraranamo n'abana, kandi muryama mwegeranye, abana bawe bakagenda bakora bataramenya ko urongorwa. Ndagira ngo rero nkubwire ngo byose birashoboka. Nimba uzi neza yuko umugabo wawe uvuze bimuzamurira ubushake, gerageza umukarume. Icyo nshaka kumenya, ndashaka umenye ngo I tried my best, nagerageje kumufasha kutarangiza ariko byaranze. Wa mugabo we rero nawe, niba uri kurongora umugore ukumva ugiye kurangiza, ndakwinginze, niba ahakuryoheye cyane ari inyuma, uri gukora kuri rugongo, amavangingo ari kuza, biraryoshye cyane kubera ko uri gukubishaho wa mutwe, kandi twabonye ko umutwe w'imbura ari wo wakira ubushake bwinshi cyane, ari wo uryoherwa cyane, ari cyo kigira sense cyane kurusha ahandi hantu ku mugabo. Niba uzi ko uyu uri gukuba kuri clitoris ukoresha wa mutwe wayo, bizamura ubushake. Uyo wumvise ubushake butangiye kuza, tubwizanye kuri murangiza mubyumva, nukuri ziza uzumva, zitangira kuza uzumva, uburyohe buzamuka ubwumva. Kandi n'abagore nuko uryoherwa ubyumva, uzamuka ubushake ubyumva. Iyo ugiye kurangiza uri kubyiyumvamo ku buryo ubashije kubihagarika, ushatse kubihagarika wabihagarika. Wa mugabo we rero, aho hantu niba uri gukorera inyuma, wakubaho imboro yawe mu gihe uri gukuba kuri rugongo, abo bobere uri kuza n'amavangingo ari kuza, wenda nakakarura kavugisha kuko yaryohewe. Nawe rero iyo wumva ubushake butangiye kuzamuka ngo urangize, icyo ukora niki, uhita ukuraho ugashyira imbere. Iyo ushyize imbere, ntabwo ushyira imbere n'ubundi ucumita, kuko ntacyo wabuhinduye. Iyo ushyize imbere usa nk'uyishyiramo, ariko ugasa nk'uyihagarikamo, ku buryo uhita wongera ugashyirwamo ku murongo, uburyohe bwinshi bugasa nkaho busubira inyuma, sibyo? Niba iri imbere ukayishyiramo ukayihagarikamo gusa nk'uyinyeganyeze, ntabwo wahita urangiza. Niba rero uburyohe bwakubanye bwinshi imbere, kuko imbere ho haryohera abagabo kuko haba hanashyushye, harabashyuhira ukaba wahita urangiza. Niba washyize imbere, sibyo, uburyohe bukaba buri imbere. Iyo wumva bwako butangiye kukuzamukana, uhita uyikuramo ugasa nk'uyirambika inyuma kuri rugongo, kandi ukabikora mu buryo umugore atamenya ikibaye, ku buryo udahita uhagarara gukora, ahubwo hindura umuvuduko wari uri gukoreraho. Icyo ni ikintu kimwe nkubwiye. Iyo ni ya style twavuze ya mbere yitwa start and stop, kurongora unahagarara. Ubikora uhagarara, ucisha amasegonda runaka ugasubira ku murongo, hanyuma ubwigasa nk'ibisubiye inyuma. Niba ibyo ngibyo biri kwanga, mu gihe uyifasheho sa nk'ukanda ku mutwe wayo, bimwe nababwiye. Ibyo bintu byose niba byanze, nababwiye ngo ikintu cyo kurangiza vuba, nongere mbisubiremo, nabivuze kuri live ya TikTok. My dear, je nta miti ncuruza, nta miti yo kurangiza ngira vuba, nta miti, je sinanemera imiti. Abandi bagira ubuhanga bwabo bazi,
biba byiza iyo bigendanye n'ubuhamya bw'uwayikoresheje, ariko yewe nemera ntashidikanya mpamanya na Irene ahamanya na Irene ko umuti w'ibyo bintu byose ni mu bwonko bwawe, ni mu mutwe wawe, sibyo? Sex ni mu mutwe wawe, kuryoherwa ni mu mutwe wawe, kurangiza ni mu mutwe wawe. Ikintu icyo ari cyo cyose, njyewe umuti, niba mbajije ngo umuti nakoresha ni uwuhe, njyewe ngira gute mubwira hano, kubera yuko iyi miti ishobora kuba myiza ikagufasha, ariko jya utekereza ko ishobora no kugira ingaruka anytime. Rero byanze burundu wayikoresha, ariko banza ugerageze. Mbere yo gukoresha iyo miti, banza ukoreshe mu mutwe, banza ukoreshe ubwonko, banza ukunde sex. So noneho rero icyo kurangiza vuba ni icyo ngicyo nari mbabwiye, hinduranya. Aha kuryoheye cyane hatuma igiye kurangiza vuba, have urongorera ahandi. Niba ibyo ngibyo byanze wumva n'urongorera ahandi nabwo uri burangize, igira gute sa nk'uhagarara kurongora, use nk'uzisubiza inyuma, sa nk'uyobye ibitekerezo byawe bikure kuri sex. Ariko noneho ntugende burundu kugira ngo itaza kugwa, narabibabwiye. Hanyuma rero ngira ngo nkubwire ngo wowe none ufite ikibazo cyo kutarangiza, sinzi nimba abantu barangiza vuba hari ikintu mbafashije cyangwa hari ikintu mbabwiye. Abantu barangiza vuba, nibagiwe, abagore ndongera kuba nabasaba, umugabo wawe niba arangiza vuba ituri ya kabiri kanga. Hari uwambwiye ngo mu buzima bw'ituri ya kabiri ntayizi. Mbere na mbere umuti nkuko mbivuga ni hano, bya bintu bikuzamurira ubushake, ongera ubikoreshe. Mbabwire indi mpamvu ishobora gutuma imbura itongera kubyuka bwa kabiri, nuko waba urongora umuntu udakunda. Waba uri kurongora umuntu udakunda ukabikora nk'inshingano. Abagabo barongora kubera inshingano, ugasanga mu rugo warongora ituri imwe, yajya hanze ugasanga arongoye amaturo 5. Umugore akabazi ngo ntakunda imibonano, kandi warongoye hanze akamuzengereza akamusabiye ya kabiri ya gatatu ya kane 5 6. Kugira ngo nkubwire ngo banza umenye mbere yuko ujya kugisha inama, niba uri kurongora umuntu ukunda. Nicyo kintu mbashije kukubwira. Niba uri umusore bikaba bikubaho ku mukobwa runaka, menya se niko nteye cyangwa nuko uyu mukobwa ntamwiyumvamo. Nuko mbikoze abagabo murongora mwema tureka tuganire. Ntimubizi ko iyo uri kurongora umuntu udakunda, tuvuge kubera umusonga wiri ahantu urafashwe, usabye umuntu araguhaye, urarongoye, iyo urangije hari ukuntu ureba ukabona ibintu bikingenzi ni iki ngiki. Banza umenye neza ko niba ari uburwayi ufite biba ku muntu umwe, ku bantu babiri, mbere yuko utangira kujya mu nzira zo kwivuza no gushaka ubujyanama, cyangwa se niba biba ku muntu umwe, uwo muri kurongorana. Ngira ngo rwose mbabwire, ngiye mbabwiswe abagabo bubatse sindi kubashishikariza kujya guca inyuma abagore banyu. Ariko noneho niba umaze kumenya ikibazo, wirinda no kwirirwa ujya kubwira abantu mu ndangira umuti, umwe imiti shobora no kukugiraho ingaruka runaka kandi nta mpamvu. Rero icyo ngicyo niba menye niba umuntu wawe uri kurongora uri kumwiyumvamo umukunda cyane. Niba ushaka gutekereza ku kintu niba ushaka gutekereza ku mubiri w'umugore we ukunda uri kurongora, yagukoraho, yagusoma, yagutegura ibya bindi byose, yagukoresha ku gitsina cye, ukumva kiratose, kumva nta interest ufite, aho ngaho rwose kandi wumva umukunda, aho ngaho ubona kujya uyoboke inzira y'ubujyanama, uyoboke inzira y'ubuvuzi. Habaho abaganga b'inzobere mu miterere y'umubiri, cyangwa se muri aba sexologiste, murabizi ko babaho. Rero icyo nendaga kuvuga ni icyo ngicyo, icyo cyo kurangiza vuba ndetse no kurangiza turi ya mbere ya kabiri kanga. Nizere ko icyo ngicyo gikemuka. Banza umenye impamvu iri kubitera. Niba uri kurongora umukobwa ukunda, niba uri kurongora umugore ukunda, ushobora gusanga ari iyo mpamvu ituma ituri ya kabiri yanga. Ibindi nari ngiye kuvuga, reka bivuge kuri etape y'abantu batajya barangiza. Umuntu ufite ikibazo cyo kutarangiza, ufite ikibazo cyo kutarangiza, ndagira ngo mubwire impamvu. Ndetse no muri comment mwese mwarayisomye benshi nabonye muri playinga, arongora umugore akamurongora biryoshye, akamurongora harimo amavanginga, akamurongora afite ububere nta kibazo,
ariko mu mutwe hagashakishamo akantu ko kurangiza akakabura bikanga burundu. Ndagira ngo nkubwire impamvu rero zishobora gutuma utarangiza. Tureke n'icyo ngicyo, dore impamvu muri rusange zishobora gutera umuntu kutarangiza. Icyambere, kuba ushonje, utameze neza, utariye muri make, ushonje cyangwa se ufite inyota, ubwo ufite ikibangamiye umubiri wawe, ntabwo wapfa kurangiza pe. Icyaka ubwo tuvuge urashonje na ufite inyota ntiwarangiza, ufite umunaniro sibyo, ntabwo umeze neza muri wowe, urumva ibyo nabyo bikajyana, urarwaye uri kumva mbese umubiri wawe nta ntege ufite. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ushobora kuba uri kurongora umuntu udakunda. Iyo ni impamvu ikomeye nagombaga kwigira iya nyuma. Ushobora kuba uri kurongora umuntu utiyumvamo, udafitiye ubushake. Uko kiba kiryoshye kose, ushobora kuba wenda uzamurirwa ubushake no kureba umuntu mu maso ukunda, mu gihe uri kumurongora ukamureba no mu maso. Iki gihe n'umureba mu maso ukabona ntumukunze ntumwishimiye, ni ukuri kose ntabwo warangiza. Icya gatatu, ushobora kuba ari ingaruka yo kwikinisha. Hari abantu bikinisha bakaba dicte, barangiza bagera ku gitsina akarongora akageza akumva akeneye kongera gukoresha intoki ze, akaba yakoresha intoki ze akarangiza, ariko kubera ko yamenyereye gukoresha intoki ze yagera ku gitsina cy'umugore kinaryoshye neza, kubera yuko mu mutwe wiwe kitarimo ntabwo ari interese kuri icyo ngicyo, bigatuma neza burundu imbura itagwa atarangiza, bikanga akumva muri we yashakishije uburyohe bwacyo, ntabwo ari kubwiyumvamo, ntabwo biri kuzamuka ku buryo yarangiza. Ariko ngira ngo mbabwire ngo ufite ingaruka y'iki kintu cyo kutarangiza kubera kwikinisha, ngira ngo mbabwire ko bikira iyo ufite umuntu uri kugufasha. Ufite umugore urongora ubasha kukumva, ufite umukobwa urongora ubasha kukumva, ashaka kugufasha kubishakisha mu bwonko biba birimo, ahubwo haba haragiyemo izo ntoki ukoresha sibyo, hanyuma ashobora kugufasha muri cya gihe byanze bikunze iyo urimo wikinisha, hari ikintu uri gutekereza ku mukobwa ukunda sibyo, hari ikintu uri gutekereza, hari ikintu ukunda. Niyo uri kureba porno, hari ikintu uri kureba kimwe, niyo uri kureba abakobwa bambaye ubusa, hari ikintu uri kureba kikuzamura ubushake igice kimwe aho ngaho. Umukobwa rero, umugore iyo ugize imana ukakimenya uramufasha, ndagira ngo mubwire ko ibi ngibi bikira. Ibyo kuvuga ngo wafata imiti ihita ibihagarika ntabwo mbizi, ubwo mwabaza abandi bandenzeho, ariko njye mbabwira ibintu mpamanya n'umutima wanjye, cyangwa nzi neza ko nabonera proof, cyangwa se nabona uko ntango ubuhamya sinakuyobya. Hanyuma rero icyo ni ikindi kuba warikinishije, kuba uri kurongora umuntu udakunda sibyo, no kuba unaniwe umubiri wawe nta mbaraga ufite, yidura arwaye sibyo. Ikindi cya gatatu, kuba uri kurongora umuntu kubera ko it's time, ni nijoro tugiye kuryama, so umugore ntiyaryama atarongowe, so it's time, nkwiye kubikora nyine, kuko ndi umugabo mu rugo, nkwiye kumurongora. Ibyo nabyo bishobora gutuma utarangiza. Ikindi rero gishobora gutuma utarangiza neza niyo wakoreye, kuba utateguwe neza, like kuba utigeze ubasha kubanza kwiyumvamo kugiye kurongora, ngo ubashe kuhereza ubwonko bwawe kugiye kurongora, ubashe kumva bikuryoheye imbere yo kurongora, ubashe kumva uri kucyifuza ati ndakibona gute, ugikoreho uvuga uti wow I'm done, ugikoreho uvuga uti wumve nyine urasaza uragishaka, wumve nicyo kintu ukeneye, ubone icyo wari ukeneye. So ni nko kugaburira umuntu wahaze, ntabwo yamara ibiryo umuhaye. So rero nabwo bishobora gutuma utarangiza. Ndagira ngo nkubwire ngo mwizo mpamvu zose ndi kuvuga, shakamo imwe iri gutera icyo kintu. Iyo wamaze kumenya impamvu itera ikibazo kiba cyavaho bigakunda. So rero hakaba ngira ngo mbabwire ikindi ngaruka yagize igira abagabo yo kwikinisha. Ushobora kwikinisha kuno wakubyeho cyane, turetse kuvuga ngo igitsina cyaragorama, iyo wakubyeho cyane izi muscles sibyo zishobora kugeraho zigata sensibility, bwa buryohe bwa bushake wumva uri kurongora bugashira.
kimwe nk'abakobwa bikinisha bakuba kuri rugongo cyangwa bayigira, hari igihe bigera aho ngaho sensibilité yayo ikagabanuka ikaba nkeya, cya gihe ushyiraho imboro akumva nta kintu mpaka utsindagire cyane, cyangwa se kuko yamenyereye kuyikubita cyane bigatuma ita sensibilité. N'abagabo rero niko bigenda, as long as ukomeza kuba gutya uri kugira nk'abantu cyane badakoresha ibintu binyerera, abantu badakoresha isabune, badakoresha amavuta yabigenewe, mugakoraho gutyo gusa nta kintu, mushobora kwangiza zino sensibilité zo kuri muscles zituma imboro yumva uburyohe. Nicyo nacyo ni ingaruka yo kwikinisha. So nene bivuze ubushize bivuga mu buryo buri scientifique bitewe n'ibyo nari nasomye, ariko ingaruka ziri kuba nyinshi cyane, ingaruka zo kwikinisha ziri kuba nyinshi cyane. Rero ndumva ari ibyo ngibyo ku kintu cyo kwikinisha. Sinzi nimba ari ikintu mbafashije gifatika, sinzi nimba nanone mbiciye hejuru, ariko ndagira ngo nkubwire ngo kurongora biraryoha, none kurongora ukarangiza umugore warongoye yarangije yishimye, wow, biraryoha cyane. So reka rero tugerageze twubake ingo zizira gutungana intoki mu buriri, twubake ingo zishimye mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Ndabakunda cyane, ni Irena, mpora mbifuriza umugisha ku Mana. Nimero yanjye ni 0784 466 24446. Hanyuma ndashimira comment zanyu nziza. Ndabakunda cyane, nkunda ko munshyigikira, nkunda ko mumaze gusobanukirwa n'ibyo tuganira, mumaze no gusobanukirwa ko ibi bintu ari ingenzi mu buzima bwacu, mumaze no gusobanukirwa ko ibintu biduha ibyishimo iyo bitubikoze n'ubuzima butubihira. So ariko wari wumva iyo warongoye neza warangije ukuntu wumva umerewe, wari wumva iyo warongoye neza ubona no warongo, iyo warongoye neza ukarangiza ukabona no warongoye ameze neza, na kintu gitera pride nkabyo. Wumva uri ubitewe ishema nabyo, wumva uri umugabo, wumva ewana nibyo koze n'ubwonko buratekereza neza, wumva uri ku murongo. Usko bimwe mu ngaruka mbi zo kwikinisha ari kwitera ikizere. Uzi ibintu bituma utikizere, witera ikizere kubyenya no mu mibonano mpuzabitsina. Iyo wikinishije cyane niyo ukojejeho kurangiza tugato, ingaruka yo kwikinisha ndapfuye neza bigahita byanga, no mu mutwe ukaburiyangisha. Bibe byiza ufite umuntu ubasha kukumva. My dear, uyu munsi ndagira ngo nkubwize ukuri, mu bwonko bwawe wifitemo ubushobozi bwo kurongora isaha ukarangiza mu gihe umupatena wawe yishimye abigusabye. Ubwo bushobozi bwifitemo, wifitemo mu bwonko bwawe kurongora ituru ya mbere karangira, ugashyuka ukarongora ituru ya kabiri karangira, ugashyuka ukarongora ituru ya gatatu karangiza. Kumva uwo mubiri wawe unyuzwe, ukumva urananiwe, ukumva iyo sexe rwose muri satisfait mwese. Ubwo bushobozi bufite mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe birimo, mu gihe nta cyabashije kwangirika ku mubiri wawe, nta sensibilité nimwe yangiritse rwose. Ubwo ibyo bintu byifitemo, ubwo bushobozi urabufite. Ufite ubushobozi bwo kurongora umugore akavuga ati wow, ufite umugabo mwiza. Wa mugore wifitemo ubushobozi bwo kunyarira umugabo ukamuryohera, ewana ubwo bushobozi bwose hano burimo ukarangiza. Ndagira ngo mbabwire ngo umuti w'imibonano, umuti wo kubaka, umuti wo kwiyubakira ubuzima burimo pride, ishema, burimo kumva wishimye unezerewe mu mubiri kuko wakoze imibonano. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwo bushobozi bwose hano burimo kabisa. Mubikore neza, murongore abagore neza, abagore natwe muryohera abagabo banyu. Ngewe ndabakunda cyane, ntabwo nongera kwivuga, ahubwo reka mbahe kare mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane, mbifuriza umugisha ku Mana every day. Bye.